shari ngiye kugukunda ivumbi ritumuka humura imvura izagwa bibi byondo muchoma waramutse niko kabari hanyuma mubizi ko ndi umusiramu urabizi none nyama mwatugaburira bande ndakubaza iwe kirira ikindi kirakafata kamuri toka sasa kwa jina replay ariko sha mu ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi kabuya ni Kigali nawo mbona umeze ngazo waje bakakogosha ukashwe waje Deka ye Hello. Hola, Carlos. I want problem always. Bande ndakubaza God have mercy upon us. Allo. D'accord, ko nabagiye kugutumira ngiye kohereza invitation kuri telefone. Okay, nta kibazo reka nayo mfotora intwererano nyikohereze kuri telefone. Sheri ariko umaze kuryama n'abagabo bangahe? Ucecetse. Windoga nyine ndacyaba. Ejo bundi mu mwaka w'2023 uzaba warapfuye. Aho kunzanira umugabo avukiye mu bakire agakurorera tuvuge yatangira kunyumva ngo imodoka iri hariya business hariya wabo barakoze kabisa ewa barakoze koko akaba ari uza kuntereta ariko nta mu mutwe afite papa ko yaza akamubwira ati ndakugura indi modoka iriya yihindure twose bamumenya business nagiri kugenda neza hindura abakozi urumva ari nawe uzasigarana imaro byibuka urumva atabyibwiriza wanzanira wa mwana uvuye ku muhanda ufite mu mutwe ufata igihumbi akakibika kikabyara bitanu urumva kuryo twahuza imbaraga nanjye ndi umukozi aro sheri ni sheri wawe ndahiro Valence papi nashakaga kukumenyesha ko wambere na muze tuzaza gufata irembo hazaba ari kwambere ya 25 z'ukwa mbere na 24 niko nge na muze umbyara tuzaturuka mu rugo isasta z'amanywa mu murenge wa Kicukiro akarere ka Kicukiro akagari ka Kicukiro umudugudu wa Muhazi tuzazi wanyu gufata irembo aho tuzasanga abaturage bashagaye bazaba bajujura bibaza ku musore w'icyamamare uje kugutereta dore ko ngo umusore ufite amafaranga abakobwa bose bamugezeho bataba basingo amakuru dukesha musaza wawe ngo n'umwana wawe gahenze yewe ngo nituba dufite 300 nzakurongora nta kabuza andi makuru kandi dukurura mu baturanyi tubakesha ngo nuko imyaka yawe irasatira yubire bivuze ko ngo umusore wese uje kugutereta wamwemera ni Ndahiro Valence papi mu murenge wa Kicukiro akarere ka Kicukiro akagari ka Kicukiro umudugudu wa Muhazi
iwacu nta muntu wigeze yiyahuye kandi bariyahuye urashinze none amafoke yo kurisha mugwi wa landicap reka mbwire satani reka mbwire nuze we reka mbwire ngenda nkubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power ibaha imbaraga nk'ubuyo banyirukana neza ari ngombwa ko babanza kumbeshya amafoke uzana imyaka yose umuhumuro abanza bavuga inzariba yose bati wanjye nubwo babeshyira abantu musenga ntabwo muri abana beza musana bintu ari kubyari kubagira umureka kuki munkoresheje imbaraga zanjye matereye ibi bintu harimo ubwana bubi harimo ubuhemu ngo basi mu mesenyisa zanjye natuye nshaka icyo njya kugura bande ndakubaza karame uri mwiza shegewe nanjye ndabizi nyemerera urukundo rwo ngukunda niyo gahunda nkunda juno nabyanze nakurakariye ngo byaze njye bwo ndagiye uya nganga bakubonye amafaranga ndi buyabona yabisoza iby'indagara ibiki akantu ko kunywa n'ubundi urabinywa urabihuta n'ibisosi twaraye dutetse ibisosi by'indagara hamenekamo itineri baje gutera irangi havamo tineri ariko nta hari tineri kanganye niba unywaga ibintu byose nabyo urabinywa urabikunda aho bijyanye se nabashindayo ndabishuka wamuzaniye kapiri musekuru uri kugira ngo tubimenye hari abantu bafite ubushobozi bwo kurya ibintu byose biriho umuntu ungana gutyo w'umugabo uramuha ibisosi nsa azanye mu basaza iki dusubiye kumuza ahubwo nawe warasaze kugira batakwakiriye se kugira ngo abahungu bagukunde ugomba kugenda mu iduka ukagura mitsingi ebyiri zikonje mitsingi ebyiri zikonje uzifate si hano umugore w'inshuti yawe ufite w'inzobe gutya utuye ahantu umanutse ku gipangu cy'umutuku ufite abakozi babiri uramuzi uramugenda urebe mu mukozi mugufi urimo mutoya w'igikara mwigisha uwo nguwo mwigisha ugomba kugenda mugahita muryama ukamuha izo mitsingi akazinywa akazima urabyumvisha ubundi abahungu bazagukunda niwe muti uwo nguwo niwe muti ntabwo unywa inzoga Ego ntabwo unywa inzoga. ntabwo unywa inzoga izi zose zinyweye Shabu nanjye simbizi banza ari amahembe yazinyweye. aho ziba nabyumvise Ahubwo nagusigiyemo hano kano kamwe ariko ngenda uranywa inzoga ukansigiramo imwe ariko urazishyura nywa fanta bu ntabwo ujya nywa inzoga n'ukuri kw'Imana. unywa inzoga ukansigiramo imwe yonyine Nywa fanta. ubu si wansigira amarike None se sheri nako mwinywera. kamwe basi ukanywe se ukanywe se ejo bundi mu mwaka w'2023 uzaba warapfuye. Inzu wubatse uyitanzeho amafaranga menshi ishobora kuzaba ituwemo n'abantu nawe utazi. Nta nubwo uzi ikizaba gikorerwa ku butaka waguze. Ntabwo uzaba bakuramo inyungu. Na bamwe mu buzukuruza bawe ntabwo bazaba bakuzi. Ubwo amahirwe bashobora kuzajya bumva izina ryawe cyangwa se ntibanaryumve. Aho uzaba ushyinguye bashobora kuzaba baratangiye kuhahinga cyangwa aha uremera mukubite cyangwa ntabwo bufite
Nizakongora none ufite iki se wambwa ndagira ngo nizi cyangwa nyene nsangiza Nyakoro ukabona nk'ininja nta kazigira ntaki ngo ngiye igisenyi kuruhura mu mutwe wakoze ikize ntabwo twemerewe kuruhuka mani nta kintu turageraho kino kibazo nicyo kudaheruka kugwa mu kanogo nayihaye iyo mana iyo mana barapfuye urasigara mbese n'iki wayikoreye iyo mana yawe uremera mukubite cyangwa oya izina rya Yesu cyagiye bwa mbere usa naguhobeye numva agapipi kanjye kahise kabyibuha ntago naguhobeye agapipi kahise kabyibuha ntago naguhobeye kugira ngo ugabanye ububona iwe mu izina rya Yesu arashaka umubera amashanyarazi akahita ntago byongera ubikupa sibyo kwisuza neza kwisuza n'abaturage bye ngande kure tuzi mama ndasubiza kwiruka kugwa mu kanogo bande ndakubaza kugwa mu kanogo nyine Not be juju be that. Ibona ari kimwe kubona. God have mercy upon us. bavandimwe ngaho ni mube mutembera mube mwikaraga mu yandi macano mureba ibyo ari byo icyakora mwibuke subscribe na share mubigire n'abatari barabimenye mujyana amahoro mu mitima yanyu